Okay, umunsi wigeze kubabaza mu buzima bwawe ni ryari byari bimeze gute? Siko nta muntu urambaza icyo kintu bagitera kanicare neza mbitekereze. Ye baba we. Umunsi wambabaje bwa mbere. Bagituzu wari wo. Ni umunsi umugabo wanjye yantaga. Umunsi yahagurukaga agenda mureba agenda akaguta. Yego yaranaye ntumutwe pe. Narinye nta gahunda na programme rero uwo munsi warambabaje pe. Warambabaje ndarira bagtemvuza n'induru abantu banga kunabara bambura nuntabara dore ko nta gutabara mu kigeragezo yibibazo byakuvukanye nta ukwizera yibibazo byaje nta muntu numwe kwitaho. Numunsi nabonaga sohoka agenda ajyanye n'undi mugore. Shabagiteri kabisa ni wo munsi wambabaje mu buzima numva ndapfuye numva umutima urapfuye neza n'uyu munsi mbitekereje urumeza ruraza n'ubu urabimbwiye umutima uragwa. Byozo Josiane yanwariye umugabo wa wundi tujye tubona ku mateleviziyo. Yego ibyozo Josiane uvuga ko umugabo yamutaye uriya mugabo avuga yagarutse n'uwanjye babyaranye. Uwanjye akaba yitwa Wizere Neste. Twari dufite icyumba cy'amasengesho kugira ngo Byozo Josiane tumenyekane tumenyane. Twari dufite icyumba cy'amasengesho twarasengaga turi abarokore. Byozo akageza muri iki cyumba cyahangaha agasengana n'uwiwanjye byagira nka saa 9 z'ijoro akahita amubwira ati tugende tujye gusenga mu rugo iwanjye. Ngo mama ufite abana nimba ari 9 nimba ari 8 ngo wamutwaye umugabo. Bitavuga ngo evangelist tugomba kumubaza akatwibwira. Yego rwose. Yes. Bagiteri rero reka nkubwire tukiri kuri isi dufashe igihe mu nambara nta muhanga muri uru rugendo. Iyi si yuzuyemo ibintu byinshi. Niba nago nanabimenye ko byaje aho ngaho ariko niba byanabaye ariko nta makuru ufite. Ye nkurusha tayi kirero yo nikomanze kuri tayi abagabo baza bankurikiye none rero ihangane nimba namuraranye ntanjye agomba kunyisegura. Bagiteri wundi nanga icyaha nuko shidoka mbiguyemo. Nukuri ubundi mu buzima nanga icyaha pe ariko murambabarira nyine shidoka mbiguyemo nyiri kwisi fashe igiye mu nambara ariko ubundi ndabyanga pe. Ngo byukujye kwa Byozo ari byo nkwereka mufata aryamanye n'umugabo wanjye ibyo mbishyikiriza itorero n'iryabyemera kubera ko Byozo yarakomeye nge ntacyo ndicyo navuga bakankubitira kuratuye n'umukozi w'Imana. Nkomeza kubivuga ibintu bibipfu busa amafaranga yayembwa akayajyana kwa Byozo Josiane. Byozo akajya avuga ngo nzabyara n'umugabo wawe akabivugira no mu cyumba hano n'abana bumva n'abahungu banjye bose barabizi ngo uyu mugabo abyara abana bize ngo nanjye azambyaza umwana. Sinamutwaye kuko sinzi nimba naramutwaye cyane naramutwaye. Hanyuma sinzi niba ari n'uwo mugore wa kera wari warantwariye umugabo wenda nawe watanze ayo makuru ntabyo nzi. Hanyuma nta nubwo nyene no kubimenya cyane. Hari umugore wigeze gutwara umugabo. Bagitewe nabo bamyuzi. Hanyuma sinzi niba ari nawe ariko abaye ari nawe ntago namuburanya kuko nawe yaramubanye imyaka 6. Ubwo rero niba ari yaramutwaye imyaka 6. Yego inyuma y'imyaka 6 aragaruka. Hanyuma rero niba ari we wavuze ko bamutwariye umugabo nago mbizi kandi nago nzi niba ari nawe. Ubwo umugore yahise yica igiteye cy'ibihumbi 20 n'abana banjye bari hano. Umugabo ahita avuga ati kugira ngo no kugenda reka tugugure igitenge ariko uceceke ntuzabibwira itorero. Najya gusenga Imana ikambwira ngo ningi ushaka gushyira ibintu ku mugaragaro vuga. Numunsi nabonaga sohoka agenda ajyanye n'undi mugore. Shabagiteri kabisa ni wo munsi wambabaje mu buzima numva ndapfuye numva umutima urapfuye neza n'uyu munsi mbitekereje urumeza ruraza n'ubu urabimbwiye umutima uragwa. Gutandukana nabisi niki icambere ni mu mvugo kuko umuntu ashobora kwambara ibihe biragakora amafuti arenza yutekereza. Umuntu ashobora kwambara mini akagira umutima mwiza. Numva giho ni Imana yanyeretse ibintu ukora ni mbese rasinye ukoresha kwigira gutya imeze iti rasinye ubundi ukore ngumva ngubura ngo mburagize ngo Imana ikanyereka umwuka wari kanyereka ibiki ntabwo nishana ufite ibintu ukoresha kabisa ningi Imana yabinyere ngo reka Imana yakwerese ngo ni kurira rero ngo mbese kubera ko kiriya kintu ngewe kitarambaho ngo ngire izo mbaraga zihirika abantu. Sinakobeshya ngo ni imbaraga kizituma abantu bahirima. Sindahagarara mu iteraniro kandi nakoze ibiterane bitandukanye n'amavuga butumwa atandukanye yewe na za Mozambique nakoze ibiterane bica no ku ma YouTube. Sindahagarara mu bantu ngo bagwe nta wundi mugabo ngira ngewe ngira umugabo umwe ku isi twabyaranye abana 6. Yes, BigTowners mumeze gute?
ndakeka ko mumeze neza cyane ni nkuko bisanzwe buri munsi tuba turi kumwe kuri camera za BigTown TV maze tukaganira byinshi bitandukanye uyu munsi twafashe urugendo rwo kuza gushaka evangeliste Igihozo turaza kuganira nawe byinshi ariko mbere yahangaho reka mbibutse gukanda subscribe munakurikirana byinshi cyane kuri BigTown TV evangeliste Josiane Igihozo tukaba turi kumwe kuri camera za BigTown TV byinshi uraza kubimenya hano byinshi araza kutubwiriza ijambo ry'Imana reka tumwikaze kuri BigTown TV maze dukomeze n'ibindi byinshi bitandukanye welcome to the show urakoze cyane isagumica bagte namwe kandi yes evangeliste Josiane Igihozo no munuki Evangeliste Igihozo Josiane ni umugore ufite umugabo umwe n'abana batandatu umukristo wo mu mutima ubarizwa igikondo karugira muri ADPR nuwo mubyeyi okay icyatumye nza no uyu munsi nifuzaga kumenya amateka yawe kugira ngo uze kwakira agakiza byatangiriye bimeze gute life cyangwa ubuzima before imbere y'ahangaho byari bimeze gute bagte nukuri se nakubwira ngo byari bimeze biti se bagte buri yureka nkabanza ngasenga okay reka dutange dusenge nta kibazo yes umugisha mbafite speed cyane kandi reka dusenge twiragiza Imana kugira ngo ibyo tuvuga byose bize kuragirwa n'Imana Mana turagushimiye urera urakiranuka izina ryawe nirubasha tugushimiye kuri Imana yatumenye tukiri batoya tukiri insoro mu nda za ba mama ukaturema ukatubeshaho uyu munsi turiho kubera wowe izina ryawe niryubahwe nsengeye umuntu wese ukurikiye mwami Imana BigTown nagubwe neza ahari imbaraga z'Imana zimubeho uburinzi bw'Imana bumubeho kandi akomeze kwamamaza ibendera ry'Imana kuko atari Imana nago byatworohera ariko turashimira Imana yatumenye tukiri batoya ngaho turindire muri iki kiganiro imbaraga z'Imana zitubeho mwuka w'Imana tubeho mwuka w'ubwenge atuzeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nyemerera buri kimwe cyose kibera imbere yawe kibe rwose gihumura neza urakoze kubikore kwiyayisha mu izina rya Yesu amen murakoze cyane yes urimo gusenga nahise tutarakomeza ku mateka cyangwa ubuhamya bwawe mu nsengero cyangwa mu bakozi b'Imana nzi hari aba pastor aba evangeliste aba bishop ariko sinjya menya kubatandukanya biba bimeze gute ubundi bose muri rusange ngiye mbona ari abakozi b'Imana bagte ndi kuvuga bino ndashaka kubwira abantu ngo niko mbyumva hanyuma hari umuntu yaba byumva birenze we uko nge mbyumva ariko bose nabakozi b'Imana bahamagawe n'Imana batoranirijwe gukora umurimo w'Imana rero wenda kuvuga ngo ayo mazina biterwa wenda n'akazi umuntu akora evangeliste n'umuvuga butumwa kazi cyangwa umuvuga butumwa hanyuma habaho n'umushumba uragiye izindi nama ayoboye habaho na ubwo akaba pastor hakaba na reverend akaba ari umuntu wenda uyoboye abandi nanone nuko abantu bagenda bakura wenda bitewe nuko amavuta Imana yagiye basukaho bitewe n'ubushobozi bafite kandi abo bose mvuze babwiriza ubutumwa bwiza ariko ikiba kibarutanishaho nuko bafite imihamagaro cyangwa impano zitandukanye hari gihe usanga uwo nguwo ubwiriza ubutumwa nk'ubunge bagte sinaba umushumba kubera jewe karakteri yanjye nagikoze mu gishumba jewe nabwiriza jewe ubu narimbura amabuye ariko ntago nakubaka ibintu runaka wenda tuvuge ngo nsa n'umutima w'umuntu cyane nkuko umushumba yabikora yabihamagariwe kuko umushumba bameze nk'umubyeyi bagte rero buri ababyeyi bose siko bafite ubushobozi bwo kurera harimo umubyeyi ushoboye gutekera abana cyangwa kubashakira ibirayi siba hari hariho nk'abapapa bazi gushakira abana ibirayi ariko utamubwira ngo uzuruhinja kuko si impano ye ariko umushumba ashobora koza uruhinja ashobora kuruhayira ashobora no kurukorera byose rero niyo mpamvu mu mihamagaro tugenda dutandukana bitewe nuko twahamagawe nge rero nahamagariwe kubwiriza ubutumwa bwiza so ninde uri hejuru hari pastor hari evangeliste hari bishop hari undi nibagiwe hari na ba reverend pastor bishop reverend na pastor evangeliste abanza evangeliste agakurikiraho pastor mushumba ubwo niwe bishop niwe pastor yego hanyuma akabaho
akaba ari umushumba wundi hejuru hakaba na bishop Na ariko bishop. muri abo bose ndagira ngo mbwire abantu bose ko nta uri hejuru nta uri hejuru ko Yesu yaravuze ngo umuntu ushaka kuba ukomeye abo woroheje navuga ko ahubwo barevera ba bishop bacu ubundi n'abagaragu nibo bakatubereye abagaragu kuko nibo bacunga umutekano w'ibyacu bakamenya ngo twakijwe cyangwa twaguye urumva nibo badukora akazi ko kudusengera gusa abantu urumva atari abagaragu bacu rero umukuru mu bwami bw'Imana bitandukanye n'ubuzima bwo hanze umukuru mu bwami bw'Imana n'umugaragu w'abandi hanyuma umutoya akaba nyine ubwo umutoya ni nk'uwo twavuga wo twe twita muto wonge nita muto n'utaramenya ijambo ry'Imana utarakizwa yego reka basi dutangire ahangaha utubwira ubuhamya bwawe kugira ngo ukizwe byari bimeze gute cyangwa byagenze gute kugira ngo wakire agakiza se bagitebura ndavuga ngo nakijijwe gute uzi se jewe wundi nakuriye mu rusengero muri Code Dimanche muri Code Dimanche abahazi ubwo nugukurira mu rusengero cy'uri umwana mutoya benshi cyane wenda bagiye bananyuramo nkurira mu ndirimbo muri korari urumva korari y'abana yinjiramo umuntu kuko adakijijwe nagaruka akijijwe cyangwa adakijijwe ntago ubuzi by'agakiza ariko buririmbira Imana gusa tuhigira byinshi bidutoza kuba bo turibo bikurinda kujya mu byaha kuko utangira kumenya ibyaha ukiri mutoya kumenya ikintu Imana yanga bakadutoza gukunda Imana kubaha Imana kumva hari ibintu utatinyuka rero naho nakuriye hanyuma rero ndinda mba umugore mba umubyeyi nyiraho n'ahandi hantu nigeze njye bisobanuye ngo n'ahandi nasengeye namye buri munsi nsengera muri mu itorero rya DPR niryo nakuriyemo n'uyu munsi niryo nyirimo hari indi dini ndajya mu urumva rero sinakubwira ngo nakijijwe gute ariko si uko agakiza nakazi ariko njya numva muri njye narakijijwe majije gukura kuko nibwo natangiye kumenya icyaha icyari cyo nkaba namenye ngo nintuku uyunguyu ndabankoze ikosa nkaba namenye ngo nimvugira ijambo ndabankoze ikosa ubwo rero aho niho natangiye gukangukira wenda mu myaka 18 niho umuntu atangira kumenyera byose ariko ubwo byose nabimenyaga ndi mu rusengero yego kugira ngo ubone iyi rank cyangwa iri zina rya evangelist Bagite ubu ndakubwira ngo ninde warinyise koko ko nta birori nzi byabaye kugira ngo izina ryitwe ahubwo abantu bashoboye bazasukeho amazi pe kuko nago ndamenya ahantu naryitiwe yani gusa biterwa n'uburiwe tuvuge nk'urugero ubu nakubaza ngo kugira ngo witwe umunyamakuru byaje ryari urasanga igihe waherewe ikarita warabanje kuba umunyamakuru yego nubwo rero urumva kuba umunyamakuru kwawe byabaye kera icyo gihe utazi rero byatangiriye nicyo navuga kuko natangiye kubwiriza ubutumwa bwiza n'ubundi nyiri muri korari y'abana ntangira kubwiriza ubutumwa bwiza n'ubundi ndi umudamu nkabwiriza abadamu twegeranye mu byumba by'amasengesho tujya tugira nkabwiriza ariko nta muntu uzi ngo ndi evangeliste kuko wenda ubwo navuga ngo evangeliste bitangiye ndi kuri YouTube kuko YouTube nimwe mwize musobanutse nibo njya numva banyitaye amazina y'icyongereza ubundi nitwaga mu kinyarwanda Gihozo Gihozo icyaha ni iki nk'umuntu w'umukristo bagite we ubona kwakire neza nkaba numva utangiye kunkubita ibintu by'imishoro biragenda biti icyaha ni iki icyaha ni ikintu cyose ukora kikagucira urubanza mu mutima kandi kigaragaza ko kigutandukanya n'Imana kandi nimvuga urubanza bagite sinibagiwe abantu bajya bivugisha ngo na rubanza mfite ruba ruhari nubwo utavuga nshobora gukora ikintu urugero Imana ishimwe ndakibutse kanyivugire nta kuri iyi cyane kuko misikikurikiranwa n'abantu benshi kandi ndabashuhuje bamaze iminsi bambwira bati hari igihe nigeze kubwiriza ndi kumwe n'undi mu mama witwa mama Lionel noneho aravuga ngo hari igifi cyitwa kashalo kashalo ubwo we nujya muri byinshi ntago wari uhari nyine cyitwa kashalo nicyo burya cyamize Yona izo nkuru nujya uzumva noneho rero abivuze mpita mvuga ni nicyo gikenya rwose umuntu ahita nyandikira inyuma muri comment wanje arambwira ngo watukanye uzasaba Imana imbabazi mbasabye imbabazi icyaha nicyo ni ikintu ushobora gukora uzi ko nta kibazo nanone kigacira urubanza abandi iyo abantu ikintu kibabangamiye kiba ari icyaha mbivuge mbisobanura icyaha ni ikintu kigutandukanya n'Imana wowe ubwawe mutima ukagucira urubanza ni n'ikintu gishobora gutuma abantu bibaza ngo iki kintu kuri wowe iyo nyireba kirangusha nacyo ubwacyo bishobotse ntacyo bigutwaye wagikuraho kugira ngo abantu bumve bameze neza ni muri urwo rwego sabye imbabazi abantu bose bumvishe mvuga ngo icyo gikenya cya kashalo
sorry mumbabarire Imana imbabarire kandi kuko nago nifuza ko hari kigusha abantu icyaha rero ni ikintu gishaka kugusha abantu so umuntu kugira ngo gukorera icyaha ni cya kintu cyo kugukorera kubabaje yego akuvuze nabi yego rwose icyo ni icyaha akakwanga kandi ntacyo mupfa akaguhemukira akakwiba akaza akagutereta akagusambanije agakora ibyo byose ni ibyaha agakora uburiganya akiba akarenza ku cyo yagombaga guhabwa agafata ibirenze cyaha n'ubwicanyi cyane ikintu cyose ibyo byose ni ibintu bigutandukanya n'Imana ndashaka itandukaniro ry'ibi bintu bibiri ijuru na kuzimu nk'umukristo yabisobanura gute ijuru na kuzimu Yesu aguha umugisha ndabanza mpere ku ijuru deja kuko niryo numva umutima wanjye unyemeje ijuru ni ahantu twebwe tuzajya mu gihe tuzaba twarakoze ibyiza ari byo gutandukana n'icyo cyaha wavuze mbere ikintu cyose uzakora kugira ngo witandukanye n'ikibi kandi ukemera kwakira Kristo mu ijuru tuvuga ntago ari ukuvuga ngo waretse ikibi gusa ahubwo uzemera kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza waje akatubambira ishusho y'Imana akigira umuntu akemera kubambwa agakubitwa kubera ibyaha byacu uyu rero kumwizera ubwabyo ukamwakira muri wowe ubuhindutse icyaremwe gishya ubuhindutse umuntu ushobora kutangira urwo rugendo rujya mu ijuru nturagerayo ariko urarutangiye impamvu turwita urugendo ni iki nuko tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara turarwana duhura n'ibibazo ibyo wihaniye bikagaruka ariko tubeshwaho n'Imana mbabarira nyeza nunganya kubw'amaraso y'umwana we yamenye ku musaraba igorogota umuntu rero wemeye guhinduka icyaremwe gishya akemera kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza amushoboza uru rugendo rugana mu ijuru mu ijuru rero ni hehe ni ahantu umuntu azajya kuko ntawe urajyayo uretse abagiye batubanjirije bagiye badapfuye ariko nabo bafite ahantu baherereye yani ubwami bw'Imana nyirizina ubu turwanira gukorera kujya mu nago buragera ngo tuvuge ngo uyu muntu yagezeyo ariko harateganijwe ko nyuma y'ubu buzima turimo bagiteri ni ahantu tuzerekeza abakoreye Imana by'ukuri abakijijwe bagakora n'imirimo myiza Imana ishima bakiyambura ibyino kandi bayibamo kwiyambura iby'isi kandi uyirimo hanyuma bakagana muri urwo rugendo nyuma y'urupfu rero subona ko abantu bapfa tukabashyingura nyuma rero gatahangaha hazaba isisiro hazaba karasisi kuko umwami azahagara kubica amagara amazina hanyuma ayo mazina azahamagara hari abazazamuka aho rero bazajya bazamutse kubw'ibyiza bakoze bazajya mu ijuru hari n'abandi rero bazasigara bakoze ibibi babandi batemeye Kristo nk'umwami n'umukiza babandi batakurikije inzira nziza y'agakiza babandi bakora ibyo byaha nyine wahoze uvuga byinshi bitandukanye ubusambanyi kwiba kubeshya kwicana kuroga ubugome amahane ishyari ibintu byinshi cyane kuvugana ubugome kumuntu akakugira ishyari ibintu byose ibyo byose rero abo ngabo nabo bazamanuka bagikozimu ikuzimu ni herero nahana intebe ya satani ninde nuwahoze ari umumarayika aba mu ijuru yivumbura ku Mana kubera gushaka ibyubahiro ashaka kugira ngo yizamure mbese yizamure imbere y'Imana Imana imwohereza hano ku isi aranamanuka gikozimu Bibiliya iravuga ngo wasi wugushije ishyano kuko umubi akumanukiye uyu mubi rero wamanutse ni nawe uteza ingaruka zo kuba tubababi kuko ni ututeza ibibazo byo kugira ngo dutandukane n'Imana natwe ntituzagiye ngiyo ariko atuye pfiye aho rero atuye niho abantu Satani aho rero atuye niho abantu bamukoreye bagakora ibibi abumva babicanye abumva babagome bazagana pfiye aho rero atuye niho abantu Satani aho rero atuye niho abantu bamukoreye bagakora ibibi abumva babicanye abumva babagome bazagana pfingiye nayo ngayo makuru mfite hari ikindi kirimo kuvugwa cyane muri iyi minsi kujyanye n'ubuhanuzi ubuhanuzi niki kandi abantu basigaye babesha cyane undi akaba yasomye amakuru yawe yamenye akayabika ejo n'ejo bundi akaza akakubwira ngo ndashaka kuguhanurira mu byumba by'amasengesho gutya na gutya ariko nta makuru amaze gukurikirana akaba yafite ku muntu runaka maze akayavugariye ngo nibyo bigezweho cyane muri iyi minsi wowe ubyumva gute bagiteri nkubwiza ukuri ibyo ndabyumva ariko sindi bunabivugeho byinshi kubera sinkunda kuvuga ku bantu gusa ijambo nzi nuko bazabona ishyano biyitirira ko Imana yavuze itavuze ibyo byo urabyumva umuntu wese wemera Imana umuntu yigana akavuga ibyo itamutumye
uwo niwe nayo sindi buvuge rero ibindi bintu bizabaho niba banabikora ibyo ari byo byose bibaho ntago ndi bubihakane kuko bibaho ariko niba banabikora urumva bazabona ishyana bakora ibyo bakabishyira Imana ko yavuze itavuze nicyo navuga rero iyo bibaye gutyo ngiye nabwira abantu ngo ubundi umuntu wese niyivomera amazi ye kuki mukunda amazi y'abandi ivomera amazi yawe nawe ugira ibimenyetso bikwereka ko ubana n'Imana ivomera amazi yawe nawe ugire Imana igira inzira nyinshi nyuzamo bagitushobora kutabasha kubwiriza nka Gihozo ngo uvuge amagambo gutya nyatondeka ariko wanarota Imana ikakubwira ati mu nzozi ndagusuye ikakubwira ati bagite uyu munsi nuje kwa Gihozo kwenda urahura n'impanuka ikakubwira ati bagite uyu munsi mu gitondo nuje ku kazi cyangwa ikakubwira ati mbere kujya ku kazi banza usenge rero nabwira abantu ngo ubundi mwatojwe kwisengera mu gitondo ukabyuka ukisengera mbere ko baguhanurira nawe uje wihanurira icyakabiri guhanura numva ari amagambo meza umuntu yakiyatuyeho nubwo waba utazi kuvuga mu ndimi wakwiyatura ukavuga ati ibi bintu byiza bigomba kumbaho none umuntu yakubwira ngo ibintu ngo bagite ngo nabonye nguri bujye kwa Gihozo mu gitondo kubera ubizi kuri bujyeyo ukavuga okay ndajya Imana ishimwe niko bimeze niba nta makuru yandi Imana yaguhaye kuko ntaga Imana ntekereza ko ikunda uwigutumaho cyane kuruta uko kuruta wowe ubwite niyo mpamvu mbwira abantu ngo urugi rwari rukinza hera rwatabutsemo kabiri ubwo Kristo yazaga ngo buri muntu wese yigerera hera uko waba uri kose Imana iragukunda bagite buriya reka nkubwira akantu taruzi Imana ikunda abantu ku rwego abantu batabizi bagite umuntu ashaka kukubona akakubonamo ibyaha kavuga ati bagite bura naho nazajya ndamuzi bagite yararangiye buriya rwose iyo murebye mbona nagakiza shuti yanjye Imana ikunda bagite kuruta uko wowe ubitekereza Imana ikunda Gihozo kuruta uko ubitekereza papa nawe mama rubyiruko nkurikiye Imana iragukunda kuruta uko abantu bagutekerereza wibona abantu ngo baguha amakuru wakira amakuru yabo kuruta y'Imana ikubwira icyambere Imana yarakurinze muri ibyo byaha bakubwira urimo ubirimo ariko ibikurindiyemo ahubwo icyo wamenya shaka Imana ushake mu maso hayo ushake n'iby'Imana ishima haleluya n'iby'Imana ishaka ku buzima bwawe hanyuma uba ari byo ukora kuruta ibyo abantu bakubwiriza rero nabwira abantu ngo bijya mu bahanuzi cyane ahubwo nibasoma ijambo bagite dore dufite Bibiliya kuki abantu batazigura kandi zidahenda kandi zirimo amakuru yose wibwira nayo ushaka kumenya hari n'izindi zo kuri telefone hari niziba ngo kuri telefone hari niziba ku ndirimbo hari ziba mu mashini mugendana wagerageje ukanahumiriza ugakanda muri mashini ukabumbura aho ubonye ugahumiriza gutya ugahita ubumbura aho ubonye ugasoma ukumva ko Imana itavugana nawe hari umuntu nabibwiye yari umushuti wanje akajya ambwira ati Gihozo nkunda abantu b'Imana ariko nk'itabi ati jewe itabi rizanyica ariko nkunda abantu b'Imana nkamubwira ni rero none ugura Bibiliya arayigura ndambwa ni wowe ujye ubumbura basi wumva iki Imana ivugana nawe wizere ko iri jambo wumvishe rivuye mu kanwa k'Imana gahoro gahoro yatangiye kubona imbaraga zinesha rero Imana nta muntu numwe itasura nice murakoze cyane yes maybe reka tuze kuri personal life yawe ukunda iki wanga iki ariko dutangiye ku bintu ukunda bagite mu biryo se cyangwa mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe nkunda iki bagite nkunda amahoro je nkunda amahoro burundi buriya ngira n'inshuti nyeya abantu bashaka kunyandikira no kuri telefone nkabasubiza ari bakeya kubera jewe sinkunda ibintu nkunda amahoro nkunda no kuyahesha abandi icyakabiri ndumva mfite impuhwe ngirira mu abantu kandi nkunda abantu bababaye mu buzima busanzwe nkunda abantu bababaye bafite ibibazo mba numva namutega amatwi nkumva ibye nkanamuhumuriza ko bishoboka kuko nanjye nigeze kubabara ikindi rero mu buzima navuga iki se nkunda Imana nkunda n'abantu bayo yego wanga iki bagite wundi nanga icyaha nuko shidoka mbiguyemo nukuri ubundi mu buzima nanga icyape ariko murambabarira nyine shidoka mbiguyemo nyiri kwisi fasha igiye mu ntambara ariko ubundi ndabyanga pe nabyo byumve ko mbyanga yego okay umunsi wigeze kubabaza mu buzima bwawe ni ryari byari bimeze gute siko nta muntu urambaza icyo kintu bagite reka nicare neza mbitekereze ye baba we musti wambabaje bwa mbere batuzu wari bo n'umunsi umugabo wanje yantaga musi yahagurukaga agenda mureba agenda akaguta yego yaranaye ntumutwe pe narinye nta gahunda nta programme rero uwo musi warambabaje pe warambabaje ndarira bagite mvuza n'induru abantu banga kunabara mbura nuntabara dore ko nta gutabara mu kigeragezo y'ibibazo byakuvukanye nta ukwizera y'ibibazo byaje nta muntu numwe kwitaho
numunsi nabonaga sohoka agenda ajyanye n'undi mugore sha bagiteri kabisa ni wo munsi wambabaje mu buzima numva ndapfuye numva umutima urapfuye neza n'uyu munsi yo mbitekereje urumeza ruraza n'ubu urabimbwiye umutima uragwa urasani wo munsi pe yese agusigira n'abana aragenda asigiye abana mwari mufitanye abana bangahe cyo gitwe dufite batanu buduhinja bagiteri umukuru yarafite imyaka 5 umukuru cyafite 3 umukuru cyafite 2 undi afite ataruzuza umwaka mfite ninda tuba mu nzu y'ubukode bagiteri ni yari uko ari we wa mayinote y'igihumbi sha bagiteri ngiye kubona mbona rwose neza ebana aranaye pe shabura nta kidashoboka bavandi nazagira umuntu kubeshya ibintu natekerezaga ko bishoboka ebana mbona bimba nanubwo nari nzi ko bibaho nanubwo najyaga nibaza ko umuntu ukunda undi yamubwira ngo ndagiye kuko mu buzima ninkubwira umugabo wanje n'umwana mwiza n'umuntu uvuga amagambo abiri twabana yari umuntu umbwira sheri shushu baby mami nkumva mera nzi ko nditeta niki se cyatumye agenda cyangwa niwe wamufashe nabi mu rugo shabakte na nkubeshye nago mbizi niba kumufata nabi pe n'abantu benshi bajya babimbaza ariko reka mbabwiza ukuri nago mbizi pe koko je nahise ko ngerageza ngashyiramo rwose byose bishoboka kandi pe narinzi ko nta n'ikibazo na kimwe cyanandukanya nawe ariko kabisa je nabonye agenda pese ndibwirariri rero nimba wenda yaragiye kubera nyine hari ibyo ntakoraga neza nabyo nago mbizi pe ariko mana no kuri pe shawa munsi n'uyu munsi uranicyo mu buzima arano naratsinzwe musabe basagaruke uyeragarutse bagite nyuma ahubwo ndasaba abandi bagabo bagite no ahubwo abandi bagabo haragakuru narindi gusoma sinzi ahantu nakabonye ngo Josiane yatwaye umugabo w'abandi Josiane nde ngo wewe pastor bagite wabisomye kuri YouTube mukanya tuni mu modoka rira busore nibyo bitavuga ngo ndamwibariza ni jewe se wabonaga oya bona sinzi nago twayifunguye nabonye agatitre kavuga ngo uyire niwe akarebye uriye muhungu ni Josiane cyangwa ni ngo singiye agasomye ngo watwaye umugabo w'abandi ngo umumama ufite abana nimba ari 9 nimba ari 8 ngo wamutwaye umugabo bitavuga ngo evangelist tugomba kumubaza akatwibwira yigo rwose bagite rero reka nkubwire tukiri kuri isi dufashe igihe mu nambara nta muhanga muri uru rugendo iyi si yuzuyemo ibintu byinshi niba nago nanabimenye ko byaje aho ngaho ariko niba byanabaye ariko nta makuru ufite buriya byasaba ko umuntu wese agwa amakuru arambuye wowe ukambaza ibintu ufite amakuru nanjye ngakubwira amakuru nzi ariko ku makuru nzi nta wundi mugabo ngira ngira umugabo umwe ku isi twabyaranye abana 6 nta wundi mugabo ngira Bose namutwara namuteze mu muhanda wenda ko ntakoze gahunda avuze se ko nabana nateze wenda mu kabari wabonaga babaza gute namutwaye gute ngo watwaye umugabo w'abandi ufite abana 6 nkamushira hese ngo umwana no umugabo w'abandi asigiye umugore abana 9 ibasi bakte na makuru ufite icyo kintu nibwo bwa mbere nyumviye hano kuri kamera cyokora ubwo ngiye kucyumva nyine ngiye kucyumva kuko biraza gutuma urumva amakuru ahwihwisa hose bikanafatika bikafata n'umurongo rero gusa icyo navuga ni kimwe abakozi b'Imana bose muri iyi minsi dufite intambara zitoroshye kabisa kuko gukorera Imana mu minsi y'imperuka ni ibintu bigoye sinshobora no kwisobanura ngo mvuge ngo hoya sinamutwaye kuko sinzi nimba naramutwaye cyangwa naramutwaye hanyuma sinzi niba ari n'uwo mugore wa kera wari warantwariye umugabo wenda nawe watanze ayo makuru ntabyo nzi hanyuma nta nubwo nyene no kubimenya cyane hari umugore wigeze gutwara umugabo bagitewe nabwo amyuzi hanyuma sinzi niba ari nawe ariko wabaye yari nawe ntago namuburanya kuko nawe yaramubanye imyaka 6 ubwo rero niba ari yaramutwaye imyaka 6 ego inyuma y'imyaka 6 aragaruka hanyuma rero niba ari we wavuze ko bamutwariye umugabo nago mbizi kandi nago nzi niba ari nawe gusa umugabo ngira n'umwe hanyuma kuko abantu wisezerano hanyuma kuri leta neza kuri leta tayari mu rusengero neza ariko bitebye hawe bagte hanyuma kandi kantu bagte hanyuma kubera ko abantu benshi cyane bigeze gushaka ko nza n'umugabo kuri YouTube
ndagira nongere mbivuge nabivuze no ku macano menshi sinzigera nzana umugabo wanjye sinzanifuza kwaza kubera iki uzi impamvu bagiteri nuko umugabo wanjye atari umuvuga butumwa kuki utarabwira cameraman ngazi hano kuri ariko nibyo na cameraman wanjye nagaragara yego uzi impamvu ataza se mbazi yihariye nuko afashe mikoro atavuga nk'ibyo uvuga yego rero numva rero umugabo wanjye sinzigera muzana cyo kora we niyizana ni mu muhiga mukamubona hanyuma mukamubwira kavuga tuzamugwe gitumba nukuri ni mu mugwa gitumba c'est bon nta kintu nzavuga nireba ngo wakoresheje kugira ngo mugarure inyuma y'imyaka 6 nakubwira ngo nirihe uzirya riryo no gusenga no kwizera icya gatatu cyanyuma no kubabarira kumva umuntu umubabariye ibyo yagukoreye kandi ni wibuka ibyatambutse nibyo ngewe nekereza naho rero ibyo ngibyo bavuze ndashimira Imana ko ari bwo kibimenya ugahituza ari wewe wa mbere duhuye urakoze ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe nzigera nsobanura kuri ibyo igikuru ni kimwe buri umuntu yavuze ibyo abafite n'ibimenyetso hanyuma ubwo nta kindi navuga uretse gusaba imbabazi abantu nkabwira ni mwihangane umurimo w'Imana turimo intambara zahagurukiye mu murimo ni nyinshi kandi tugomba gukomera yego yes hari ikintu cyitwa still mu buhanuzi ngo hari abakristo bajya kugura imbaraga zidasanzwe ziguzwe ku bantu atari zivuye ku Mana kuzigura bagiteri ngo hari abandi nabyumvishe no muri Tanzania kubaza nk'umukristo hari amakuru narimo kureba muri Tanzania abakristo bajya kugura intambara muri imbaraga muri Nigeria akajya sengera abantu kubita gutya abantu bose hasi biriya bintu we nk'umukristo mu rusengero ntago bibaho bagiteri kubera ko kiriya kintu ngewe kitarambaho ngo ngiri izo mbaraga zihirika abantu sinakobeshya ngo ni imbaraga kizituma abantu bahirimo sindahagarara mu iteraniro kandi nakoze ibiterane bitandukanye n'amavuga butumwa atandukanye yewe na za Mozambique nakoze ibiterane bica no ku ma YouTube sindahagarara mu bantu ngo bagwe na rimwe sinshobora no kumenya niba izo mbaraga ari izo bagura gusa nanjye njya mbibona bakagira gutyo ukabona abantu baragwiriranye ariko nako nzi niba ari imbaraga bagura nusa kubagusha bikaba bifite miziye nyungu iyo bikubise hasi bigaragaza ko uyu mupastor imbaraga yes oh my god nago mbizi naba nkubeshye burangiye ko nuneye mvuga ikintu nzahagararaho anagisubira ariko nago wigeze kubyumva ndabyumva nyine ngo abaye imbaraga zirikana ngo abaye imbaraga n'imyuka mibi baba bafite mu kuboko gukora ugacanganyukirwa ariko mu kuri nago jewe kwa ko ntajya nkunda gusengesha ubwo no kugenda ngo munsengere ntago ndahura nazo arabandi bakoresha ngo amasinye urumva biterwa iyo umuntu aguze izo mbaraga abashaka kugaragara kwigaragaza imbere y'abantu ntekereza ko n'ingororano ze ari izo ku bantu nk'aba ngabo bakabeshya abana b'Imana igihano cyabo cyaba kimeze gute ntago nakubajije gutyo nk'umuntu ugiye kubakira urubanza ariko Imana yabyakira gute cyangwa yabafata gute abantu nk'aba ngabo abantu bakoresha izo mbaraga baguze icyambere bapfobeje Imana kuko muri bo ntago babize ko Imana ishoboye ariko bagiteuza Imana nukuri irashoboye Imana idutiza umwuka tugahagarara tukagenda yawukuramo mugenzi wawe akikubita hasi ntihagire umugaruramo Imana irashoboye iyi rero abantu bapfobye Imana bo ntago ndi buvuge ngo igihano cyabo ni ikihe kuko sindi muri doctrine y'Imana ngo menye ngo ibihano biri hehe kuko ibihano tugenewe ntago mbizi abantu twese dukorera Imana cyangwa se batarakoze neza nibyo nibyiza tuzagirirwa nabyo birahari ariko tuzi biki buri kuri kuzwi n'Imana kuko uyu munsi wamucira urubanza ngo igihano cye nukurimbuka ejo Imana ikamuhimbabaza nemera ko umuntu ashobora gukosa ejo Imana ikamuhimbabaza kandi umuntu utarakosa azari bucira urubanza mugenzi we naho ubundi ukiri muri iyi si ufashe igihe cy'amakosa turacyayarimo yes nk'umukristo gusaba imbabazi ku Mana neza kugira ngo Imana ikumve neza nirihe banga umuntu yazisaba gute ahangaha naho abantu benshi hano hanze bafite ibyaha byinshi cyangwa amakosa menshi ariko barimo kwibaza ni gute umuntu ashobora gusaba imbabazi Imana ikamubabarira Imana iguha umugisha icyambere no kwiyemeza
Imana nagikunda umuntu ujabagiza kujabagiza no kujya mu uyu munsi ngo ndumva ubwoba noneho Imana ibabarire mu kanya ukabuvuyemo ahubwo gufata icyemezo ukavuga ati noneho ndihandagaza nubwo uyu munsi wa none kureka iki kintu bimpombeje amafaranga angana atya bimpombeje inshuti zingana gutya Imana ikunda umuntu wiyemeza gusaba imbabazi rero bifite igiciro bifite imbaraga bigira umumaro nukwiyemeza mutima wawe ukiyemeza ukavuga ndiyemeje fasha umwanzuro wo gusaba Imana imbabazi kandi nkumva ari byo by'ukuri Imana ikakubabarira ariko mu buzima iyo ujabagije ngo yewe kubera ubwoba mfite n'igihano ngo ndumva ngo nayisaba imbabazi yifasitaba imbabazi ugire n'ibyo utakaza kuko Paulo yavuze ijambo rikomeye avuga ngo ibyarindamu yanjye nabibonye nk'amase bagte gusaba Imana imbabazi bigusaba kugira ibyo utakaza nagaru gusaba imbabazi gusa ngo Mana mbabari hari ibyo wemera gutakaza kugira ngo Imana nayigira ikikora rero gusaba Imana imbabazi byiza bisobanutse nukwiyemeza ukagira ibyo utakaza ugahindukira ubundi gusaba imbabazi by'ukuri no guhindukira umuntu yakubona wajyaga mu kabari ugahindukira ahubwo ukabarizwa mu rusengero umuntu yakubona wasambanaga ugahindukira ahubwo ukabwiza abantu kuri kutakiri wa wundi gusaba Imana imbabazi no gutakaza igisebo kujya imbere y'abantu kwabwira nduyu naruyu none ndarikiye reka tugaruke noneho tugana ku musozo imyambarire y'abakristo ese umukristo agomba kwambara imyenda miremire nk'iyo wambaye buri munsi abantu bisi bakambara miniskati tubagaragaza neza cyangwa imyambarire ku mukristo nihe sinzi ukuntu wayisobanura bagite wowe bagite mukanya urambaza n'ibisuko nakubonye imyambarire rero njewe gihozo uko nyivugaho ubundi umuntu wemeye Imana agomba gutandukana n'abisi gutandukana n'abisi niki icambere ni mu mvugo kuko umuntu ashobora kwambara ibihe bidagakora amafuti arenza yutekereza umuntu ashobora kwambara mini akagira umutima mwiza nk'ubuje mu buhamya bwanjye njya mbwira abantu sinarinzi ko ari irindi dini rigira abakristo uretse ADPR nishwe n'inzara nyibamo bukeye mu gitondo ngaburirwa n'umukatolike sanga rero abo ntekereza batandukanye nabo nabonye bisobanuye ngo rero imyambarire mbere yo kuba umuntu yambara banza wibaze ngo yambariye iki bagte ikintu cyose mu buzima bw'umuntu kimugiraho ingaruka kurikije uko yagikoze kubera iyihe mpamvu niyo mpamvu umuntu umwe yigeze kumbaza ngo ese ngo uyubonye ngo umuntu ngo muvuga butumwa ngagiye gusambana bivuga iki biterwa n'impamvu yamujyanye sinshobora kwita mucira urubanza rero sindi munavuge ku muntu wambaye ubusa cyangwa wambaye mini wavuze sinzi impamvu itumya yambara ashobora kuba bagte mucira urubanza ariyo yonyine agira ariyo yonyine yambara wenda yarakuriye ahantu ari zo bambara zonyine nimvuga rero ngo niyambara ibikubura mama we cyangwa papa we yemera kumugurira umwenda muremure mugufiya ndaba nandukiriye ndacira urubanza umuntu udafite ubushobozi bwo kuyibona hanyuma giye navuga rero ku myambarire ahubwo uwo muntu bazi imyambarire abo bana bariza barakijijwe iyo umuntu amaze gukizwa bagte Imana igenda imubwira ABCD y'ibyo akora nukuri ravuga niyita kubwira gutya turi kuvuga umutima wawe urakubwira ngo giwo caha iki kireke hano bari bagiye gupasura mu gatuzi berere kajya hejuru gabanya nuko birizana kuko bagte umva impamvu nimvuga none anga ngo runaka wo nkurikiye kuramo mini jipe ngo nibwo ugaragaza kukijijwe ushaka kuyikuramo kuko Gihozo yavuze ejo mu gitondo ukayisubizamo nimba ntakivuga hano hanyuma ariko nuramuka ukomeye haleluya ukayambikwa nuko Imana ivuze ngo kuramo yo izayigukuramo yigukuyemo niko guhinduka kukuri rero Imana ishobora guhindura umuntu akambara imyenda yambaye kandi akabwiriza none se bagte abazungu mu Burayi nibajyaga baza kutubwiriza bambaye amapanaro kandi tukemera ijambo ry'Imana bavuga kandi bambaye ipanaro twe tutemera kizo panaro rizo kuko nge sinayambara sindanayambara kuva nanavuka bisobanuye iki rero uko yahamagawe naguma uko yahamagawe icyasabwa umutima ni wezwe so imyambarire nacyo umutima ni wezwe nago mvuze ngo imyambarire nibyo umutima ni wezwa umubiri umutima Imana izawubwira ikigomba gukora yego atari irari mwambitse ngo mvuge ngo kubera ko mfite amaguru meza ngo reka nambare mini ngo kubera ko ngo numva ngo neye neza ngo reka abantu mbereke ko neye neza icyo kintu nutagikora wowe ukagaragariza Imana uburiwe Imana izakugirira neza icyo nicyo nemera nsigaye numva ngo haraba slay queen bo mu nsengero ngaho rero bagite niye TV nabaje slay queen ngo niki utarambaza byinshi
kamite nyikubwira Yeah. nago je ndasobanukirwa Slay Queen Yeah. Slay Queen rero no yimbwira ngo yo mu rusengero ndahita nkubaza ngo nago nyizi ibimeze iteze babandi ngo birirwa bisize za makeup bambaye imyenda idasanzwe bakitira uduparufe turenze bakajya mu rusengero buri muntu kugira ngo ababone bagite nago je ndi bukubwire ngo ndabazi kandi mazi nabavuga uko ndeba ndavuga ariko ikintu nazi jewe sinjya nyikonektaho nita nigirayo sindababona cyangwa ngaze wenda tunasengane bambwire batu ni Slay nkubwire ngo ariyo nabonye sinzi uko babambaye sindi bubihamye sinde bumenye nakazi bakora sinjya nkamenya okay tubahindurira izina Slay subundi bakora iki Slay ahubwo tuzabishakira yego noneho nimenya akazi bakora nzamenya niba mu rusengero babamo kuko namenya niba baturisha amaturo namenya niba bajya babwiriza Slay se bararirimba nago nzi icyo bakora ariko abantu bambaye Slay nago ndazimenya nice tuzagushaka mu bigano byinshi bitandukanye kuko uri evangeliste mu byukuri uruzi kuvuga uravuga buri muntu akumva kuri kuvuga ikintu kikumvikana neza cyane so urakoze cyane n'amasanda abona yagiye tuzongera butaha tuzagira nibiganiro byinshi bitandukanye uzakomeza kutubwiriza kenshi no kutwigisha byinshi bitandukanye urakoze cyane Bagite namwe murakoze abantu bose bakurikiye BigTown ndabasuhuje shalom murakoze Imana ibahumugisha kudukurikira kandi nukuri umuntu wese uko abyumva yemerewe kwandika comment kugira ngo menye uko duhagarara uza makuru arenza yo mfite nibyo yes comment ziremewe kuri wowe urimo kurikirana kino kiganiro kakanya ukomeze no nimba utarakanda subscribe for the first time ikandeho kugira ngo amakuru ataza kugucika n'umunsi numwe my name is BigTown ndi kumwe na Ev.IGIHOZO behind the camera ndi kumwe na Hakim namwe muri mukurikirana BigTown TV murakoze cyane until next time reka mbabwire ngo ciao